ko navutse nkiri umwana bambwira ko Yesu agiye kuza, none mukaba mureba ngiye gusaza Yesu ataraza. Uko mubona isi yitaruye ijuru, uko mubona ijuru ryitaruye isi, ngo niko yajugunye kure cyane ibicumuro byacu. Yewe hahirwa abakene mu mitima yabo. Haleluya. Ako kanya Satani bumurituye hasi, ako kanya Satani bumusubije inyuma, ako kanya bumurituye, ako kanya bumusubije inyuma, ubutsinzi igitego. Yesu nashimwe cyane bene data. Amen, amen. Manje kubasuhuza mwese. Shalom, shalom. Imana ibahereze umugisha, Imana ibahereze imbaraga, Imana ibishimire, kandi Imana nyiramahoro ibagirire neza cyane. Mbuze uko mbahobera mwese muri benshi, ariko musuhuzanye, usuhuze mwene so mwegeranye umubwire uti Prophet Ezechiel aragusuhuje. Ndabasuhuje abamama, ndabasuhuje abapapa, ndabasuhuje abakobwa, ndabasuhuje abantu bose bakunda ijambo ry'Imana. Abana batoya ntimurakare namwe ndabasuhuje. Haleluya. Rero mwese ndabizi ko hari abadukurikiye mu buryo bari hano bugufi n'abari kure. Mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abatanzi ku mazina, nitwa Prophet Ezechiel, mfite umukiza. Nishimiye kubana namwe muri aya materaniro y'uyu munsi, kandi nishimiye kubana namwe muri uku kwezi guhera umwaka. Haleluya. Uku ni ukwezi kw'imbaraga, ni ukwezi kudasanzwe, ni ukwezi ko gusenga, ni ukwezi kw'amashimwe, ariko hari ijambo rihumuriza umutima wawe Yesu amaye ngo nkuzanire nanone nkubwire ngo humura witinya. Haleluya. Iyo abanye natwe mu mezi ashize, ntabwo yaranirwa kubana natwe muri izi mpera. Haleluya. Naho intambara zaba ari nyinshi cyane, ibitunaniza byaba birebire cyane, nta mugabo muremure nka Kristo, nta mugabo munini nka Yesu, nta mugabo ushoboye nka Kristo, ubwo nta kimuruta, nawe arakuneshereje. Haleluya. Kongera haleluya we. Ninde mugabo nka Yesu. Haleluya. Ninde mugabo nka Yesu. Haleluya. Ninde mugabo. Ntabwo mwarepese pe. Mbabarire wegeze undebe nkurebe. Haleluya. Mbabarire undebe akanya gatoya tugiye kubana. Byibuze ngewe nabakurikiranye, mbabwira abaririmbyi ba mbere uko baririmbye, mbabwira abakurikiye uko baririmbye se, mbabwira uwavuze ijambo uko yavuze. None ngewe ngezeho uhise wigira mu rugo, uhise wigira mu kazi. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ari uko imvura iri kugwa ubundi ubu nisohokeye ukaba ugiye hehe? Hanze. Ariko si byiza, mureke tubane neza. Abaririmbyi ba mbere baririmbye ngo natangiye umurimo w'Imana bambwira ko Yesu agiye kuza, none dore ndashaje, none dore ngize ute ndashaje, uwo Yesu ntayagira ute ntaramubona. Haleluya. Si ikibazo gikomeye. Natangiye umurimo bambwira ko Imana ikora, abahanuzi barahanura, abaririmbyi bararirimba, abadiyakoni batanga inama, abashumba barasenga, ariko dore ntacyo ndabona, ntacyo ndaronka. None bite? Yesu bambwiye agiye kuza nkiri umwana, ngewe navutse bavuga ko Yesu agiye kuza. Ubu ngubu murabona ndashaje, natangiye kugira imisatsi ngahe? None
none uwo Yesu azaza koko bimeze ute? Ni igipindi banteraga byari bimeze gute? Haleluya. Abana baririmbye neza cyane, kandi ikibazo bibaza bavuze nawe wasanga ufite nkacyo. Haleluya. Wavuze ubutumwa yavuze ngo niba ufite icyo ukora mu mujyi ugire gute? Utindeyo. Haleluya. Umuntu udafite ikintu ari gukora mu mujyi ashatse yawuvamo, kuko ntacyo ari kumara, ari gutera abantu agahinda gusa, ari kubabaza Imana, ari gusubiza Kristo ku musaraba, yarutwa akagira ute? Akawuvamo. Haleluya. Korali ya kabiri mbabwire uko yaririmbye, mbabwire ko nabakurikiranye. Reka mbibahishire, ndaza gutomboza umuntu umwe atubwire icyamufashije mu ndirimbo ya korali ya kabiri. Haleluya. Buriya iyo umuntu ari mu materaniro hangi, Satani abashaka kutaha uko waje. Iyo umuntu agiye imbere y'Imana, Satani abashaka kusubirayo uko waje. Iyo utabaye mu mwuka rero, iyo udahanganye ngo ucane ku maso, Satani aragusaba. Iya gufashwa kwiza, muranyumva yemwe? Gufashwa kwiza ni ukuba wagendanye umurongo uko basomye Yohana 11:30. Ni ukuba ugendana ko basomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 5 umurongo wa mbere bageza ku murongo wa 5. Haleluya. Icyo gihe niho bakubaza atari ko wafashijwe n'iki? Yewe hahirwa abakene mu mitima yabo. Haleluya. Ako kanya Satani bumurituye hasi, ako kanya Satani bumusubije inyuma, ako kanya bumurituye, ako kanya bumusubije inyuma. Ubutsinzi igitego, kandi aho ngaho ubugeze usimbutse nawe hari aho uvuye, hari naho ugeze, kuko hari ibyo usize, hari n'ibyo wamaze kwakira wikoreye. None uvuga ati ibi ngibi namaze kubicakira, nabisingiye, nabyibitseho mu izina rya Yesu. Mana itugirire neza cyane. Nabashimiye cyane abaririmbyi batujyanye mu mwuka, nubwo batubajije ikibazo gikomeye. Kibaza kiti ko navutse nkiri umwana bambwira ko Yesu agiye kuza, none mukaba mureba ngiye gusaza, Yesu ataraza. Mana turengere. Iki kibazo turaje tugisubize mu kanya gatoya. Reka dusangirire hamwe ijambo umwami Imana yashyize ku mutima wanjye, riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe n'umugabo bita Matayo. Igice cyaho ni kimwe, turasoma duhereye ku murongo waho wa 21 turageza 25. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Ibice ni kimwe, umurongo ni wa 21 turageza 25. Reka dusome mu izina rya Yesu. Azabyara umuhungu. Umutwe w'amagambo uravuga kuvuka kwa Yesu uko kwagenze. 21. Azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo, dore umwari azasama inda, azabyara umuhungu, azitwa Imanueli, risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Iryo jambo riceho akarongo. Yosefu akangutse abigenza uko marayika w'umwami Imana yamutegetse, arongora umugeni we, ariko ntibaryamana arinda ageze igihe
yabyariye umuhungu amwita Yesu. Amen. Mana, kubw'ijambo ryawe turagushimye. Reka wururuke uvugane natwe muri ryo kandi dusobanukirwe kurushaho ibyaryo, kuko ari weho mugenga wa byose n'ibihe byose. Urakoze. Amen. 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 Haleluya. Ndagira ngo iri jambo rirasobanutse, risobanuye ndetse naryo ubwaryo. Haleluya. Ntabwo byagenze nk'ibi byacu. Mama yagutwise amezi 9 nuko uravuka. Oya, Yesu mishoni yiwe yamuvanye mu ijuru kwari ugukiza no kurokora. Yagize gute yemwe? Yazimiye. Haleluya. Yesu ubutumwa yari afite kwari ugushakisha abari mu butayu ngo abageze mu gihugu, kwari ugushakisha izazimiye ngo azigeze mu gihugu, kwari ugushaka izayobye ngo aziyobore, kwari ugushaka iziri mu mwijima ngo azigeze aho Kristo agize gute yemwe? Azikeneye. Imana itugirire neza cyane. Kuvuka rero uko byagenze, twafatiye hagati, ariko hejuru hari amagambo avuga ko ngo ubwiza bw'Imana bwatwikiye nde? Mariya. Bumaze kumutwikira asama iki? Inda. Amaze kuyisama ndetse iyo nda arayibana, kuko bwari ubwiza bw'iki? Bw'Imana. Imana itugirire neza cyane. Hama ngo uriya Mariya yari yarasabwe, asabwa na Yosefu, kandi Yosefu ngo ntabwo bari baragira ute? Bari bararyamana, kuko yari iki? Yari umukiranutsi, niko Bibiliya ivuga. Uze gusoma kiriya gice cyo haruguru cyose uraza kubyumva. Impamvu nuko Yosefu yari iki? Yari umukiranutsi, kandi kubera yari umukiranutsi ngo yigiriye inama burya ngo yo kumubenga bwihishwa, niko ijambo ryambwiye. Noneho ngo amaze kwigira iyo nama yo kumubenga rwihishwa, nuko marayika w'Imana araza aramubwira, have witinya gukomeza gahunda zawe n'umushuti wawe na sheri wawe. Burya ntabwo iriya nda yayisambanye, ntabwo ari indaya, ntabwo iriya nda yayisambanye, ahubwo n'ubwiza bw'Imana bwamutwikiriye arayisama. Haleluya. Noneho ngo kandi wibuke ko biriya bintu byanahanuwe n'abahanuzi ngo dore ngo umwana azagira ute? Azasama inda abyara umwana bamwita izina Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri hehe yemwe? Iri kumwe natwe. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Ndashaka mvuge ku ijambo rivuga ngo iyo umuntu afite amakuru ntabwo ayoba inzira, nta nubwo ararirwa mu rugendo rwe, nta nubwo acika intege. Buriya mu by'ukuri Yosefu iyo aza kuba, haleluya, iyo aza kuba ataraza amakuru yaragiye kubenga nde? Mariya rwihishwa. Aka kantu murakumvishije? Yaramaze kwigira inama mu mutima we rwihishwa, haravuga none njyewe nerete umukobwa ararambabaje kabisa, ararakara kiramisha uburyo namukundaga, n'ikiyamburanye, umutima mwiza namuhaye, igihe cyanjye namuhaye, none atinyuke ajye kunzanira inda. Haleluya. Iyo nkuru urayumva uti? Ari weho muhungu cyangwa ari weho mukobwa? Haleluya. Nuko kesi yaje kubaho agitekereza gutyo, Imana ituma marayika wayo kuri we. Ambwirana witinya, wigira impungenge na zikeye, wigira ikibazo, witinya. Haleluya.
yaramubonekeye hehe? Mu nzozi. Ngo nuko bukeye nawe ngo abigenza uko yategetswe. Aleluya. None mwene data, wowe iyo Imana igutumyeho umuhanuzi, ese iyo marayika w'Imana agusuye ubwawe, ujya wibuka gukomeza isezerano n'umugambi wagiriye muri za nzozi? Ujya wibuka gukora icyo marayika w'Imana yagutegetse? Cyangwa ubyita iby'inzozi? Ubyita iby'inzozi? Umunsi umwe nigeze mbwira umuntu ati iri joro hari inzozi uri burgire. Izo nzozi ziraba ari igisobanuro cy'ibi byifuzo byose wari uzanye ngo dusenge. Ahubwo izo nzozi uziteho, ejo tuzaziganiraho. Uranyumva? Ni nako byagenze kandi. Inzozi yagize ute? Yarazigize. Amaze kuzigira, nza kumuhamagara hari nka saa 10 maze gusenga amasengesho ya saa 9. Ndamubwira ati none mwene data, za nzozi zabonetse? Ngo yego. None bimeze gute? Ngo ngo zari nziza cyane, ngo nabonaga ndahantu ngo hameze neza, ngo haryoshye. Hanyuma warose? Ati ntabyibagiwe. Aleluya. Hari dayimoni rusahuza. Hari dayimoni ruki rusahuza. Imana ikurinde dayimoni mbe rusahuza. Ujye uzirikana, ujye ukoresha neza icyo wategetse nande n'umwami Imana. Haleluya. Rero mu kuvuka kwa Yesu, nubwo yari umwami, ntabwo yapfuye kuvuka gutyo gusa. Nabibabwiye, Yesu ntabwo kuvuka kwe byaje gutyo. Abahanuzi barahanuye imyaka irenga 1000 bavuga ko Yesu azagira ute? Azavuka. Utekereze ababihanuye, hari n'abataramubonye. Abenshi bari baramaze gupfa. Aleluya. Urugero nk'aba ba Yesaya ni umwe mu bahanuye kuvuka kwa Kristo, ariko Yesaya ntiyabonye kuri Yesu. Bariya bamaraki babivuzeho, ariko hagati yo kuvuka kwa Kristo, aka gace k'agapapuro ndetse n'iyi parti yose mubona, haciyemo imyaka 700. Imana itavugisha abantu, Imana itabagenderera, itabatumaho intumwa, barindiriye nde? Kristo. Haleluya. Urumva icyo gihe rero abahanuzi bari barakoze akazi kabo, barahanura, birarangira. Barangije barataha. Niyo mpamvu maze iminsi mbwira abantu ati ijambo ry'Imana ryabivuze neza. Abahanuzi bari mu kazi. Guhanura bahanuye byarangiye. Izere cyangwa ureke kwizera. Emera cyangwa urorere. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo ntukagaye ibihano. Niba ubigaye hari impamvu iguteye kubigaya. Ariko ubibaza umuhanuzi ati hajya ngo wari wampanuriye, umbaza ibyo nahanuye nkandi. Niba nari mu kazi natumwe ndatumika, kuki tumvishije ibyakureba? Yesu nashimwe cyane. Hari abantu rero bahita bafite akageso ati runaka ni inshuti yanjye, ati hajya ati pastor ati cyagiye wampanuriye muki ntago numvishe neza. Amatwi abiri wari wayagurishije nukuzana umutwe gusa. Imana itugirire neza cyane. Uwo ni dayimoni nde? Rusahuza. Niba ugiriye amahirwe kuwiteka ukamugiriraho umugisha, ukumva mu majwi barahamagaye Ezechiel. Niba byashoboka amatwi yombi yamutumeho. Niba byanashoboka iryo jwi riri kodinga, wavuganye n'Imana.
wavuganye n'Imana. Haleluya. Wavuganye n'Imana warangiza ngo wibagiwe. Kutibagirwa ko shobuja azaguhemba nitarika guhembera. Kutibagirwa ko amasaha yo kurya yageze. Kutibagirwa ko uri bwambare. Ibintu bidafite agaciro ukabizirikana, ariko iby'umumaro kurushaho ukabyibagirwa. Uyu mubiri turawugaburira, turawambika, ariko amaherezo tuzagira ute? Tuzawusiga. None muzi ko ubugingo dukwiriye kubugaburira, kuko buzabaho ibihe n'ibihe, iteka n'iteka. Haleluya. Uko bucya mu gitondo ugahita ujya kuri boulangerie ukagura amabenye, ukagura umukati, sambusa, ukagura za pizza n'ibindi. Biterwa n'icyo ukunda kurya mu gitondo, warangiza ukajya kurya. Haleluya. Iyo mu gitondo uriye, saa sita ukarya, nimugoroba ukarya. Hari n'abafite ubushobozi bwo kurya na gatanu ku munsi. Harya wa muntu w'imbere mu bugingo uba wamuhaye. Hamwe ushobora gusanga umuntu abyukana mwami Yesu ntayo afite muri we, nta n'uwahamagara. Imana itugirire neza cyane. Ishyari rero ryarazamutse ngo abanyabwenge barangije ngo babone inyenyeri yaho yerekeye. Haleluya. Baravuga ati biriya bintu byarahanuwe, iriya nyenyeri ntabwo isanzwe, iriya nyenyeri ntabwo ari nk'izi ngizi dusanzwe dufite. Nyaboneka mumenya iriya nyenyeri igiye. Wabona kandi ari wa mugabo wavutse. Herodi arangije aravuga ati nabimenya abanyabwenge nabo ubwabo babivuze ko iriya nyenyeri ari y'umwami Yesu. Muyikurikire neza, murebe ahantu yerekera, hanyuma mumenye uwo mwami wavutse. Noneho mumuramye, nimurangiza muze mumbwire, nanjye njye kugira ute? Njye kumuramya. Haleluya. Abanyabwenge koko barayikurikiye. Bageze ahantu abashumba bari ku gikuyu, ya nyenyeri barayibura. Sibwo babajije abashumba ati none ya nyenyeri byagenze ute? Ati dore yahagaze aha ngaha irahatinda, ntabwo tuzi aho yagiye. None bimeze ute ko ari umwami Yesu? Ati nibyo, ari hariya mu muvure, niho yagize ute? Niho yavukiye. Bajyayo. Bahageze baramureba, babona ni agahinja nyine, uduhinja burya barituye. Agahinja, uyu mwanya sinzi asobanuye iby'impinja, aravuga ngo uyu mwanya wasanga asa na se, mu kanya ugasanga asa na nyirasenge, ubundi ukagaruka ugasanga asa inzobe, ubundi ukabona atangiye kwirabura, ubundi ugasanga arimo asa n'abaturanyi, ubundi ugasanga mbese time yose umwana wagenda ahinduka. Haleluya. Kandi ngo hari igihe aho ngaho Satani ajya ahahagurukira akaza gusenya, ariko hariya nta yindi mvugo bari buvuge, nta kindi bari bukore. Izina ni umwami Yesu yagize ute? Yatuvukiye. Babanyabwenge rero basubira inyuma. Twamubonye yavukiye mu bikuyu by'inka bya hehe? Bya hariya hehe yemwe i Yudaya. Ati rero mumenya ayo makuru. Kumbi ya nyenyeri yasubiranye n'iki? N'abanyabwenge. Noneho ntibongera kuyibona. Nuko marayika w'Imana ako kanya ahita amanuka. Amaze kumanuka arababwira ati nyabona muhunge, kandi uhungirisha umwana hehe? Mu Misiri. Kuko ahandi ho hagize ute? Haragoswe. Umwami yari amaze kumenya iki? Amakuru. Kandi avuga ati mugende mwice iyo mbwa, igiye kunkura ku bwami. Njyewe igiye kumvanaho. Oya, ntabwo nasimburwa n'uruhinja, mugende mu rwica. Baragenda. Bahageze
basanga Yesu yagiye kare. Haleluya. Kuko yari afite ijambo rimushyigikira, yari afite Imana imuhagazeho, yari afite Imana imurinda, yari afite amababa amubundikiye. Haleluya, haleluya, haleluya. Iguhetse ku mugongo wayo ntacyo uzaba. Iguhetse ku mugongo wayo ntacyo uzaba we. Imana ikurinze iguhetse ku mugongo wayo ntacyo uzaba. Nuko ngo baze bahagere babura umwana, barashakisha mwako gace baramubura. Barangije mu itegeko ryasohotse basubiyeyo batanga amakuru ati twabonye inyenyeri irengarengera aha. Bahageze babona ikirere. Haleluya. Ubu se umuntu yahangana n'Imana? Imana wayishakisha wowe wafata Imana, wowe wakwica Imana? Uri muntu ki watinyuka ugahangara Imana umwana wayo? Ninde? Nta muntu wabishobora. Icyo gihe uzi ikintu cyahise kibaho, yaravuze ngo sava, niba baturushije ubwenge reka nze mbereke. Umwana wese uvutse uhereye nona ukageza ku myaka ingahe? 2, mugende bose mubice. Uwo ngo nawe azapfa muri bo. Uwo mwami bizaba birangiye, tuzakomeza twisanzure. Tuzakomeza tugire ute? Twisanzure. Nuko abana juste bari bazwi. Iwanjye niba hari uruhinja bari babizi. Abana barabica. Noneho hari umubyeyi waje kugira ibyago muri bo, uwo bita Rasheli. Rasheli yararize yanga guhozwa. Kubera iki? Bamwiciye abana bari kurwo rugero ntibyamubabaza, ariko bica n'abarengeje iyo myaka. Kubera iki? Bari bafite ikibazo cyo kugwingira. Noneho ntibashobore gutandukanya uyu nguyu afite umwaka n'igice cyangwa afite umwaka cyangwa afite 2. Bari bagufi. Haleluya. Imana ikurinde ubugwingiri nawe. Ubu bugwingiri mvuga ntabwo ari ubw'umubiri for face, ahubwo n'ubwo mu mwuka. Nuko Rasheli yanga guhozwa. Abana be bamaze kwicwa yanga guhozwa. Abana bamaze kwicwa yanga guhozwa. Haravuga ibintu bitumvikana. Abana banjye bazize iki? Bakoze iki? Bahemutse iki? Kandi koko nawe ntabwo wabura kutarira. Imana itugirire neza cyane. Birangira Herodi aviriyemo 1-0. Reka mvugane nawe ijambo rimwe twegereze no ku musozo. Ntago baguhigane n'Imana yawe bakubone. Ntago bakurwanya n'Imana yawe bagutsinde. Zaburi 35 niho hari amagambo akomeza umutima wanjye cyane. Zaburi ya 35. Zaburi ya 35 haranditswe ngo Uwiteka burana n'ababuranya, rwana n'abarwanya, endi nkabono nini uhagurukire kuntabara, kandi ushingure icumu mu ntagara, wimire abangenza, ubwire umutima wanjye uti ni njye gakiza kawe. Abashaka ubugingo bwanjye bamware, bagire igisuzuguriro, abajya inama yo kugirira nabi basubizwe inyuma, baterwe ipfunwe mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu nkubwiye ngo ntabwo baguterana n'Imana yawe bagutsinde, ntabwo byashoboka. Ntabwo bakurwanya n'Imana yawe bagutsinde, ntabwo byashoboka. Erega abantu bagira amagambo, ariko Imana niyo ifite ijambo ku buzima bwawe. Imana iturengere cyane. Humura,
abantu bari kukuroga bazasanga Imana imaze kuguhungisha. Abagutegeye mu kabari bazasanga umaze gukizwa. Abagutegeye mu buraya bazasanga umaze kubuvamo mu izina rya Yesu. Abari baguteze ugiye kwiba bazasanga wamaze gukizwa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Turi mu mugambi w'Imana ntacyo tuzaba bene data. Turi kumwe n'Imana ntacyo tuzaba nshuti zanjye. Muhumure kandi mukomere. Uzi Imana yaturinze mu kwezi kwa mbere, ikaturinda mu kwa kabiri, mu kwa gatatu tukabana nayo, mu kwa kane tukagendana nayo, mu kwa gatanu ntidusige, mu kwa gatandatu tukayibona, mu kwa karindwi ikatuneshereza, mu kwa munani gatsinda, ukwa cyenda kugeze iraduheka, ukwa cumi kugeze iraduhumuriza, ukwa cumi na kumwe kugeze iratubwira ngo muhagarare mukomere. Hagarari kurya turayisimbuka. Izina ry'Imana rihabwa iki? Icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Yo, haleluya, haleluya, haleluya we. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo ni Imana. None bari kugutera ubwoba ngo urapfa. Bari kugutera ubwoba ngo barakuroga. Ayo bakuroze ko atakwishe se, ubundi hari uko batari bagize. Bari kugutera ubwoba ngo haleluya byarangiye, n'ubundi se bari babiremye. Haleluya. Turi ku mugongo w'Imana, yewe turi ku mugongo w'Imana, yewe turi ku mugongo w'Imana. Imana ibamera umugisha kandi Imana ihabwa icyubahiro. Kuri uyu mwanya no kuri uyu munsi mwiza utangaje cyane, ndagira ngo nkubwire ko ari Yesu wabanye nawe. Ni Yesu wakurinze akugezaho. Ni Yesu wabanye nawe muri aya mezi yose yatambutse. Kandi yantumye ngo nkubwire ngo iyabanye nawe muri uyu mwaka niyo igiye kukurinda muri uyu mwaka ugiye kuza. Niyo igiye gusohoza amasezerano n'imigambi yawe. Nubwo yagucikishije ngo abanzi bawe mudahura bakakwica, ariko humura bagusunikiye mu migisha yawe. Ariko humura bagusunikiye mu masezerano yawe. Birashoboka ko wari umaze umwaka ushakisha byanze. Imana yambwiye ngo humura, iki ni igihe kigeze cyo guhozwa amarira. Yambwiye mbwira abantu bamaze umwaka bambaye ubusa ko ije kubashyigikira no kubambika mu izina rya Yesu. Umwuka w'Imana yambwiye ngo itaratereranye Yesu i Yudeya, nawe ntiyagutereranya hano muri Umusanzu. Iyo abanye na Yosefu ndetse ikamutera kwihangana mu gihe cyari kitagoye, ndetse akabona byari birenze ubuzima bwe, nawe Imana ije kugukomeza no kugusobanurira ngo Imana ivaneho urujijo rwari imbere y'amaso yawe. Kuko Yosefu yaribazaga byagenze gute, uriya mukobwa imyihandariko yayivanye hehe? None se benshi ko baturanye ko mbizi ko atajya kubagana, yayivanye hehe? Haleluya. Ariko marayika w'Imana rurukaza gusobanura ibitagize gute bigasobanura. Uko niko abigenjeje ku buzima bwawe. Ijambo ryarambwiye ahangaha muri Zaburi 103 ngo Uwiteka, haleluya, ngo uko yafashe isi arangije ngo ashyira ijuru kure cyane. Iyi interivale mubona yashizemo, haleluya. Uko mubona isi yitaruye ijuru, uko mubona ijuru ryitaruye isi, ngo niko yajugunye kure cyane ibicumuro byacu.
Haleluya. Ndanezerewe Imana cyane kuri uyu mwanya, ariko reka dusenge. Birashoboka ko wari umaze umwaka nta kazi. Birashoboka ko wari umaze umwaka ubuzima bwaranze. Birashoboka ko umaze umwaka ukorera rubanda, ukora warihembwa ubaha, ukora warihembwa uvuza, ukora warihembwa ugahomba, ukora warihembwa bikarangira, ukora ryaboneka ugasigarurira. Birashoboka ko wari umaze icyo gihe wifuza kubyara biranga. Birashoboka ko mariage wari ufite yahagaze. Birashoboka ko urugendo wari ufite rwahagaze. Birashoboka ko inshuti wari ufite zakuvuyeho. Birashoboka ko abari wishingikirije bakwanze bisubirira hehe inyuma. Haleluya. Nzanye inkuru ivuga ngo noneho biracyashoboka. Haleluya. Ubwo Yesu agiye kuvuka, ubwo Yesu yavukiye muri twe, ubwo turi abakiranutsi nka Yosefu, birashoboka mu izina rya Yesu. Haleluya. Weho wabonaga ko bitashoboka, weho wumvaga ko bitakunda, merera uhaguruke twakiriza imbaraga z'Imana, kuko tugiye gusoza umwaka mu mbaraga kandi turawurangiza no mu zindi. Imana iturengere cyane. Yesu yavukiye i Betelehemu, amuryamishije mu muvure, ntangazwa cyane n'imbabazi ze, imbuto yaje ashaka, imbuto yaje ashaka, imbuto yaje ashaka, ntangazwa cyane n'imbabazi ze, imbuto yaje ashaka. Urakoze Jehova mwiza. Yesu turakwakiriye mu mitima yacu, wongere uvukire muri twe. Kuvuka kwawe byabaye urugamba rukomeye, byabaye ingorane nyinshi cyane, ni ngizo nako turimo muri iyi minsi, ariko twongeye guhumurizwa, twongeye gukomera, twongeye kurushaho kwizera ko twakiriye igitangaza gikuru kandi gifite imbaraga ndetse kidasanzwe, kuko ari wowe uvuganye natwe aya magambo ngo haleluya. Amina. Emmanuel bisobanura Imana iri kumwe natwe. Emmanuel bisobanura Imana iri hagati muri twe. Emmanuel bisobanura Imana igiye kuturinda. Yego. Emmanuel bisobanura Imana igiye kudusohoreza imigambi. Amina. Emmanuel bisobanura Imana igiye kutuneshereza. Amina. Emmanuel bisobanura Imana yakuyeho inzitizi tukaba twinjiye mu bisubizo byacu. Emmanuel we, karibu karibu. Turakwakiriye hano mu Kinigi. Yego papa. Turakwakiriye mu karere ka Musanze. Turakwakiriye mu ntara y'Amajyaruguru. Turakwakiriye yego mwuka wera. Yego. Turakwakiriye mu karere k'ibiyaga bigari. Yego Kristo. Turakwakiriye muri Afurika yacu. Ni karibu. Turakwakiriye no mu yindi migabane. Amina. Isi turakwakiriye. Yego Kristo. Karibu tuguhaye karibu. Yego papa. Abana bato tuguhaye karibu. Yego. Abasore n'abakobwa tuguhaye karibu. Yego. Ababyeyi tuguhaye karibu. Yego. Abagabo tuguhaye karibu. Yego. Abakanga tuguhaye karibu. Amina. Twese tuguhaye karibu. Emmanuel we, kaze hagati muri twe. Amina. Ukora imirimo n'ibitanga. Yego. Kaze muri twe. Udusohoreje ibisubizo twari dutegereje. Karibu muri twe, ukingura amasezerano yarafunze, kuko ari wewe ushobora byose. Warakoze kuvukira i Betelehemu, natwe uyu munsi twakwiye ku buzima bwacu ngo tuneshereze kandi udutsindishirize, kuko uri kumwe natwe none n'ibihe byose. Urakoze. Amen. Amen. Amen.